abaturage ko bariyo mu mirima yabo bari mu mirimo yabo inkambi ni ya FDLR nicyo kituma bafata abantu bukwate noneho rero bya bindi FDLR yakoreshaga aba victims b'abanyarwanda yahunganye nabo. Ibihe byiza mwese nshuti bakunze ba Bwiza TV muri gahunda zitandukanye murimo tubahaye ikaze muri iki kiganiro cya isanzure cyo ku itariki ya 15 turi mu kwezi kwa gatatu mu mwaka wa 2024. Nitwa Shadrack ndi kumwe nande na Freddy Ndacyayisenga. Waramutse sawa meze utese? Ndumva nshima gitare. Arashima gitare. Yeah. Ubwo ni Jehova. Sure. Hejo numvise wowe na Apotre murimo mu ahubwo nasize basize bitararangira mutarafata umwanzuro wa mwari murimo muvugana nubwo twawufasha ariko wabonaga hari aha nta mwanzuro wava wowe wabona umuntu nka wa wundi wumvaga yahuye na wa wundi ngo na Apotre ariko rero buriya nuko wenda sinzi niba wasubira mu ishuri cyangwa iki ukajya kongera kwiga teoloji kuko nabonye wabishobora cyane ukajya ujya ku gatuti ukabwiriza wenda icyo waba ubura nyine ni nabyita pedagogy uburyo bwo gutanga ijambo ariko ubundi nese umuntu wavuganye na Mutabazi hafi amasanga urumva udafite iyo capacity yo kwigisha. Mutabazi wowe amagambo yamushiranye ivuga ariko nawe arimo cyane ariko afite ari ukunasubiza ari igisubizo yagusubije ndavuga nti cyagiye wamubwiye sinzi ikintu mwari muvuganye aravuga ngo wemera yuko iby'Imana ushobora kugenda wiyungura ubumenyi umunsi kundi. Nabyo ndabyemera uretse n'iby'Imana ariko n'iby'abantu zirihagije ese byose tuba tubizi bihagije tugenda tubimenya buhoro buhoro ariko uzategura ikiganiro noneho kuri kamera apana off kamera noneho ubundi mu bivi tubiganireho mu bizamuremo kabisa ntago yabyemera ntago yabyemera kubera yuko nta mwanzuro wagifatirwamo nubwo cyazahabwa n'ama episode n'ibihumbi 3 ntago cyazavamo umwanzuro ubwo kereka mwitabaje abandi bantu nabo bari ku zindi nzego kugira ngo hazazamo n'abandi bantu ariko n'ubundi burya se ku bintu by'imyemerere hari akantu uko ngerera mbwiye keza ibintu by'imyemerere bimera nka ideology. Tuvuga ideology akenshi iyo tuvuze ideology abantu bahita bibuka ideology genocide ariko ababona ama ideology yandi menshi ideology reka tubivuge nk'imyumvire. Rero iyo uvuze ku bintu by'imyizerere naho niko biba bimeze ni ukuvuga ngo niba wizera ko habaho Imana nuko ubuteye nyine kubigukuramo biragoye cyangwa ngo idini ryanjye bure hari umuntu ushobora guhora idini rye akaba atarivamo niyo wagira ute ukavuga ati nushake ijoso rikate ariko sinarivamo kandi wajya no gukurikira ugasanga nta nubwo akurikiza bya bindi byose y'amahame ngengamyitwarire cyangwa ya doctrine z'idini rye ugasanga ntabikurikiza ariko akakubwira ati burya ntanaripfira we niko baba bameze akenshi cyane. Ubwo rero reka dutange ikaze muri isanzure dushaka kugira ngo abantu bayimenyere nk'ikiganiro kivuga ku makuru aba akomeje kugarukwaho hirya no hino mu bitangazamakuru bitandukanye ndetse no ku mbuga nkoranyambaga. Nuko dushaka ko bakimenyera ntabwo dushaka ko bakimenyera ku kiganiro cyari gifite titre imeze gutya twakirebye kuko cyari gifite titre imeze gutya rero dushaka ko mureka muhagarika mumenye gusa ko ari ikiganiro cya Bwiza TV gicaho buri gitondo kigaruka ku makuru aba ari kugarukaho muri icyo gitondo cy'uwo munsi. Kandi ikindi nabonye nuko abakunzi ba Bwiza ntago ubundi akenshi nabonye batakunda kugendera wenda kuvuga ngo ni ku matitire ngo ni kuki kuko bo baba bazi ariko barimo arabujya ubona ngo ititire kwidahuye n'ikiganiro muri kuvuga kandi ikiganiro gifite isaha twakuyemo titire y'amagambo ubundi titire ntago ibirengeje amagambo 100 ubuse koko urumva wowe byahura gute ariko nibyo tuba tuvuga biba birimo niyo mpamvu rero tudashaka kucyubakira kuri titire ubwo se twacyubakira kuri inkuru niba tugiye kuvuga nko ku nkuru 20 ubwo wacyubakira kuyihe erega niba ikiganiro cyangwa igitangazamakuru gifite umukunzi hari umuntu uvuga ati ngenda byuka
njye kuri iyi cano Sure. ntagombye kurebera wenda ngo banditseho ibiki, ngewe ubasa nkaho yaramaze kumira icyo gitangazamakuru, akavuga ati ngewe Sure. ndabyuka mfungure ndebe ibyo bavuze, kubera ko nzi yuko ibyo bavuga bijyanye na gu yanjye. Yeah. So rero ni muri ubwo buryo nibwo buryo isanzure bagomba kuyifatamo. akajya abyuka akavuga ati eske bashyizeho iki. Muri isanzure y'uyu munsi turaza kuba turi kumwe na Bosco. Bosco muramuzi ko ni umusesenguzi kandi akaba yamaze no ngiye mwita n'umunyamakuru, numva nabyo ntaba nkoze ikosa. Abafite amakuru rero, no muri iki kiganiro turaza gufatanya atubwira ko byifashe hakurya hariya mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, akaba mu burengerazuba bw'u Rwanda. Wenda kugira tumuhereho kuko yatubwiraga ko afite izindi gahunda ashaka guhita ajyamo, twabanza tukamwakira. Gusa ibindi tuza kuvugaho harimo ikiganiro Perezida Kagame yagiranye na iriya televiziyo y'Abanyakenya NTV. yakivuzeho kabisa, yavuze ibintu byinshi, nabyo turaza kubigarukaho nitumara kwakira Bosco. Waramutse nyakubahwa Bosco? Nukuri pe. Umeze neza? Umeze neza, hari wabaye uteze. Ubwo mbonye ko hari ibibazo byari biri tekiniko byari biri gutuma tutumvikana ijana ku rindi, ariko njye nakumvaga. Umeze ute se? Ndaryamye. Uraryamye aya masaha? Yaryamiriye. Cyangwa ukora ijoro? Nkora amasaha yose. Ngiye kukubwiriramo imvugo itari yayindi nziza bavuga ngo iyo bavuze ngo ukora ijoro nyine urumva nawe akazi uba ukora. Ndi kumwe na Fred. Bwana Bosco. Waramutse neza, amakuru? Shalama Fred. Shadrack yaratangiye akubaza ngo ibintu byo gukora ijoro, ubwo sinzi icyo yaragiye kwitiranya nacyo. Ubona gukora. Nuko rero ubwo turi mu kiganiro isanzure rero, nawe tukakubwira tuti ngaho nawe isanzure uduhe amakuru. Hari amakuru menshi yaramutse avugwa, dushaka ko udufasha kumenya ukuri kwayo ndetse tukanayateranamo imetero. Iyo tuvuze guteramo imetero ndibaza ko umaze kumenya ibyo ari byo. Rega nawe nahoze mvuga ngo wamaze kuba umunyamakuru. Umunyamakuru simbara kuri B&M. Uri umunyamakuru kabisa. B&M News amakuru yayo nabonye abantu benshi barayitabiriye baranayakunze kabisa. Wavuga ngo uri umunyamakuru yaba afite ikindi kibazo. Uri mu bantu bake bashinze igitangazamakuru kigahita cyitabirwa ku rwego rwo hejuru. Abakoze ipfobya. Ntabwo njye ndi muri abo rero, Imana ishimwe ko utazambara muri abo ngabo. Hanyuma twahoze tubona amakuru avuga ko hakurya iyo ngiyo ngo muri Sake bashobora kuba bongeye gukozanyaho. Ukuri kwabyo ni ukuhe duhereye kuri icyo ngingo? Ejo mu ijoro 5:00 z'ijoro barateye. Niba bongeye rero urabona ko naryamirire nibo nkanguye sindabimenya. Ariko ejo mu ijoro 5:00 z'ijoro baragerageje. Barabarasa n'ubundi. Ariko ejo bundi mu gihe gishize ngira ngo nk'iminsi 4 ishize n'ubundi baragerageje, bakomeje gucokoza, intare ziragenda zakora operation. Iyo operation yari irangiye. Abangaba yakomeje ko hari ibintu bajya bavuga ngo uteye yibuye muri ya matungo. Iyo bumvise ribweje igibuye riba ryafashe. Intare rero zaragiye zikora iyo operation. Iyo operation amatungo akomeza kwinyeganyeza. Ariko bakanyeganyega badafite icyo bakora, ari iby'umujinya gusa. Ejo rero mu masaha 5 z'ijoro ngira ngo begeye imbere bajya kureba niba intare zikihari ko bacokoza ntizigire icyo zibatwara, zirongera zirabanyagira.
aho ibyo n'ubundi muri byabaye mu sake. ijoro ry'ejo, iri joro ntacyo narivugaho kuko mu by'ukuri nkanguwe na fone yawe. Nta kibazo n'ubundi nanjye ibyo ndi kukubaza n'ibyo utari warambwiye kandi nanjye n'ubundi bo nabibonyeho ntabwo bigize bapresiza umunsi, birashoboka ko byaba ari ni icyo gihe uri kumbwira n'ubundi aho nyine muri iryo joro ry'ejo. Wenda aho ni hamwe ariko hari ibindi bikomeje kuvugwa cyane, nibyo tuza no gutindaho numara kuduha izo update zose, turaza gutinda cyane ku bijyanye no gutabwa muri yombi kw'abo bari kwita ba maneko cyangwa se amasinici nyine ya M23 muri FARDC. Bamaze kuba benshi niko nabivuga, ku buryo nabonye ngo na leta yongeye kwemeza ahari ko igihano cy'urupfu kigomba kujya gishyirwa mu bikorwa. icyo kubica abantu bitangiye ibyo nigeze kubabwira, ndababwira nti uyu munsi muriho murifatanya mwica aho mwita abatutsi, mwabanye nabo, mwavukanye nabo, mwabyirukanye, abenshi mushobora no kuba ba relatives kuri abo ngabo bica. Ariko inyuma y'uko bapfuye bashize batahiwe wowe, kuko amaboko inkota ya FDLR yo ntizunamura kunywa amaraso, ahubwo barashaka guca amaboko wowe kugira ngo babone uko bazakwica nawe. Niho nigeze gutanga urugero rw'inka zari 3, imwe yari igitare, indi ari ibihogo, indi ari isine. Intare yarananiwe kutamo ngo izirye. Rwa rugero kabisa ndarwibutse, hahandi yavuze ati wandiye kera. Ubu rero hari wenda hari uba atarabyumvishe, intare iraza ibwira izo nkiti burya gitare niyo igaragara cyane, niyo ibadutetse. Muri rya gitare amahoro yahinda iwanyu. Zose zararebanye, gitare ireba hasi itegereje ko bagenzi bayo bayicira urubanza ngo wowe wa mututsi, bayicira urubanza rwo kuribwa n'intare, nawe acirwa urubanza rwo kwicwa n'ubonetse wese. Umutanzaniya, umurundi we rwose azi n'uburyo, afite na tekinoloji n'uburyo bashakamo abatutsi, ameze nk'uwabiremye. Inde umutanzaniya? Umurundi yego. South Africa, ngwino wiyicira umumara, ngwino wiyicira, upfa kwica abatutsi. Nibyo. Ariko ntibamenya ko gitari giye kugarikwaho hasi bakagaragara, ahubwo gitari giye kuvamo babe transparent, bajye ku karubanda, nabo ya ntare yongera ibatungemo itoroshi ishake mundi. Ya ntare yaragarutse ikubita ijanja sine, sine yitaje igahita irayirya. Naho cyagiye yakubitaga ijanja sine, yakitaza intare ikaba itambitse, bihugu zirarwanye, intare igatsindwa. Ubwo rero yari hasigaye sine, igarutse kurya isanga sine iti ntabwo ndwana rega wandiye, urya munsi urya gitare iri. Uyu munsi uje guhaha yawe, ubundi wandiye umunsi napfuye, uyu munsi wicaga gitare. Kuko yari ibimenye, ariko ibimenye itagifite igaruro, kuko ntabwo ifite uburyo izura gitare na bihogo ngo zirwa. Ariko Bosco, wenda nubwo ubivuga ukabivugira mu mugani, ariko hari message mba numva ngiye uri gutanga, ariko wenda tunabyinjiyeho ukaba umuntu yabitekereza akabona bishobora kuba byagorana mu bijyanye na possibility yabyo. Mba numva ushaka gutanga message yuko aba bantu b'abarwandophone, aba batutsi bakabaye bari compact, bari kumwe, bahuje, bari kumwe bose, bakaba bande they should be united. Ariko nkibaza nti uyu munsi tuvugana nk'uyu ndi kureba ku ifoto yari mu gisirikare cya FARDC, ndibaza wowe uratekereza ko ni wa mudamu ndi kureba uyu bita ngo Mahoro Clarisse,
yari mu gisirikare cya FARDC. Ndibaza wowe ku bwawe iyo ubitekereje ubona byaba ari ibintu byari kumworohera kubona ukuntu ava mu gisirikare muri iriya serivisi de renseignement akisanga ku ruhande rwa M23 yakoreraga he? kuri Grande Barriere. Ukumva hari kure ku buryo atari kugeraho M23 iri, ariko yambaye impuzankano ya FARDC. none uhageze wese araraswa muri M23. Ntabwo ari cyo ndi ubwo kuvuga, M23 professional. ntabwo ari cyo ndi kuvuga, ahubwo ndibaza wowe urabona byamworohera kuva mu basirikare bagenzi be abafite ya myumvire nyine ya FARDC, reka bari ko nyita, akabona ukuntu ahari ubwo point ndiho kugira ngo kumvishe neza, ndi kukumvisha ko nkuko aba yafashwe aba yarakiri kugerageza gukora nk'ibyo ngibyo uri kubabwira. yarakiri gufatanya n'intare gucira urubanza gitari. Okay. burya bamugwira akiri gufatanya n'intare gucira urubanza gitari. In other words, muri aba bantu ku bwawe baba babaye ba nyakamwe, nta ruhande rusigara rubacira karurutega, kuko ari M23 iravuga iti they will not our people, hanyuma FARDC nayo iba yamaze kubigaranzura kubera nyine imyumvire yifitiye iyo kumva yuko bavuga ikinyarwanda. Ariko reka nkubaze Shadra, uri umusirikare w'igihugu, w'igihugu urimo urabeshya ko urwanira umutekano w'igihugu. Urabeshya mu gihe aba bamaze urabeshya kuko umutekano, niba uri kurwanira umutekano ugomba kubanza kumenya ngo umuryango wawe uri secure. Bagiye nagiye kurwanira igihugu, ndi gushakira umutekano igihugu, inyuma yanjye abanjye bari kubahiga, bari kubotsa, bari kubarya, bari kubatemagura. Ariko mwibuka mbere yuko M23 ihafata bavuzaga abatutsi hariya, murayibuka iki? Amahiri bavuzaga abatutsi. Ubuse bwo ntibakibikora, sindi no kureba n'uwo batwitse buriya bakurikijeho kumurya, buriya nibyo bari buze n'ubundi ngo bamuriye ubwo akinahumeka, bari batangiye kuzishituriza mbere igoma. Bamutwikiye igoma, bamwiciye igoma, ndavuga Masisi. Amahiri kabisa, intera hamwe zikamumanukiraho n'amahiri zigakubita zikamwica. Kandi uyu ni umupolisi. Nanjye ngahagarara igoma se ngo ndi umusirikare, ndi umupolisi w'iyo leta. Leta iri he? Leta itashoboye mu gihe nta justice yatanzwe kuri izi nterahamwe zari zimaze kwica abantu. Jyewe ndiho dindi nyine, njyewe nasobanuye ko ndi umupagasi, n'uwaza kumpora ubwo bupagasi, kuko ubundi mbwira umuntu agufasha akakuba ukora iki hano, wamubwira ngo ndi umusirikare w'icyo gihugu, urinze bande hatarimo bene wanyu? Oya, aba bene wanyu baba barimo. None se urashaka kwiyibagiza ko habaho amategeko hano ba dizata, kandi nayo akakaye ubanza harimo n'urwo gupfa. Ayo mategeko ahana ba dizata yo yahaniye abanjye bishwe, cyangwa ndimo ndatanga umusada kugira ngo abanjye bicwe ari benshi? Kandi nawe ntagenda kudifendinga amategeko arengera ikiremwa muntu no kudifendinga amategeko arengera dizata n'umusirikare mu kazi. Kuki ntajya kudifendinga abanjye se no kugira ngo, ntabwo ndi kumuvugiraho mu by'ukuri. Yego, baragiye gucamo ndawuzi, ariko na bagenzi be bandi bakiriyo. Perezida ahagarara Uvira akavuga ngo tuzica umwe umwe, nyine utaragerwaho azagerwaho ejo. Ariko Shadrake yakubajije ngo byakoroha kugira ngo bavemo, ntibashobora guhura n'imbogamizi zo kubura uko bavamo bijyanye n'uko baba bari secured cyane. Ari ugupfa uteza agatwe no gupfa wirwanaho cyangwa gupfa uhunga, wakora iki? Wapfa uhunga.
washyira umutwe ahantu ugategereza umuntu uzaza guca umugozi ngo icyuma kiwuce. oya ibyo ntabwo ari byo byo. Wacomoka rero bakaza kuwukururiramo bakaza pana we kuwutegaho. Yes nibyo byo Genda bisobanura bari kugereye amahoro. Ariko bisobanuye ko ari kugerageza gushakira ubuzima bw'amahoro. none se Bosco tukiri kuri iyi ngingo ubundi kuki bikajije umurego nanone muri iyi minsi kwanza muri iki cyumweru urumva muri iki cyumweru kwanza mu byumweru bibiri babanje gufata b'abadepite barabajyana b'abadepite uko amakuru nakuru uko ameze nta nubwo ari abarwandofone nyuma yaho bongeraho no musirikare ejo bari umupolisi niba ejo bundi kuki muri ino minsi wowe mu mboni zawe ubona aribwo bikajije umurego cyane ubwo ndashaka ko wowe numva niba uhuza nanjye ko byaba ari ikimenyetso cy'uko intsinzwi iri kuba nyinshi. Ibyo rwose nibyo uko babakanda bari nta rindi jambo nabyita. Wansubiramo gatoya netiwaka zari zikupye ntabwo numvishe ngo uko babakanda bari kubatubura nyine guturubura no guturubura ukanze ikibyimba bigenda bite kiratonyoka guhita kimeneka. nabo rero bari kubakanda ibi barimo twabihuza na ya makuru avuga ko ngo FDLR bamwe bahungiye i Goma. FDLR n'abarundi bari i Goma bonyine barahagije kuba bakora icyo kintu. Ikindi ni amakuru wenda nayo utakirengagiza ni uko abarundi begeje hino cyane yego iperereza ryabo ry'abarusiya baryegeje cyane muri Kongo kuko nk'umukapiteni urihagarariye muri Kongo ubafasha gukora iryo perereza akorera i Bukavu akorana na niba bayita ngo ni conseil general ibintu nk'ibyo ngibyo. ubundi iyo ukorera i Bukavu uwo ni umurusiya se na general major umurusiya w'umukapiteni rero aho hose rero abarundi urumva iyo bamuzanye nk'aho uwo nguwo kuko bo bizera ko abantu ba mbere ngo bafite ubushobozi uretse ko mbona bakwiye kuzabihindura bakamenya aho ubushobozi buri ko ari muri M23 n'ababizereramo bakamenya aho bageuza kuko abo bazungu nibo M23 yahinduye abaje bagenda n'imodoka ibahindura abagenza amaguru. ibyo byo niko byabagendekeye yabahinduriye amateka bose babireba. Rero abarundi nabo barahagije bagomba kwikorereza operation. Ikindi kandi navuga nuko byamaze no kurengarega abatutsi abo nabo bavuzwe abatutsi bavugwa bari kwica abantu bari kuhohotera abantu benshi niyo kidnapping kuko that's a kind of kidnapping. Niyo kidnapping iryo shimutwa nyine rigenda rikorwa ku bantu bagenwe rirakorwa kuri benshi. nabo babeshye ko bishwa bazarendo umuntu udakorwaho hariya ni FDLR n'umurundi n'abo banyamahanga bandi ariko kuba uri umunyekongo uvuka muri kariya gace uri nyakwipfira isaha n'isaha yose bakwica kuko igihugu cyatekinzwe kuva cyaratwawe nyine igisegeti yaragifasha gihereza abantu ubwo nibo bagenera umunyekongo urabaho urya urarya nturi burye nk'uyu munsi. Ikindi nakumenyesha ni uko mu nkambi imwe hari inkambi imwe ndaza kubiguha ubirebeho nabiyumve ubishyiremo. Hari inkambi hariya muri Goma abaturage hafi 30 amakajorite abandi bapfuye abana
n'ababyeyi babo, imvura yaguye igiti kiraza kikubita ku maburende. N'aba bavandimwe mu by'ukuri bari muri izi nkambi, reka nkoresha yo kubabwira kuko nzi neza ko ibi bintu babyumva. Ninza kubiguha uhe ijwi nturikine uryumvire ubivuge. Aba bavandimwe bo muri izi nkambi koko muvuye mu nkambi iyo mwaturutse, nibyo rwose ntabwo hari amahoro hose, kuko leta irifata ikamanika indege cyangwa ikajuguta ikibombe. Ariko namwe atuye muzi neza ngo nakwikinga naba nibese, ntabwo icyo gisasu cyahagera. No kuza inka muri Goma mwirirwa musabiriza, mupfa mwicwa n'inzara, mwicwa n'ibirwara hirya no hino, ko abana banyu amahoro iwanyu mwataye, mukanitandukanya n'iyo FDLR kukanataha ikajya iwabo nayo. Rero bafashe mpiri, babafashe bugwate nako kugira ngo FDLR itaza kugaragara inkambi kandi abaturage bagituye. Abaturage ko bariyo mu mirima yabo, bari mu mirimo yabo, inkambi ni ya FDLR. Nicyo kituma bafata abantu bugwate. Noneho rero bya bindi FDLR yakoreshaga aba victims b'abanyarwanda yahunganye nabo, ubu birimo irabikoresha victims b'abanyekongo kugira ngo bayirindire inkambi zayo zo kwitwa izayo, zitwa iz'abadeplase, yitwa ama IDP. Rero abo ukabona se bo biboroheye stili ko ikibazo cyanjye ari cya kinindi bukubaze, urabona biri buborohere kubasha gucika aba bantu babafashe bugwate? Biroroshye. Uko bimeze kose baciyeho bakinjira Minova, bataha bajya mu mirima, baciyeho bakinjira za Bweramana, bajya mu mirima yabo. Bose ni ahantu hari mu maboko ya M23 ya AFC. Baciyeho bakinjira baba batashye. Ni ibice birimo intoki, ni igice rwose nagezemo Shadrake, kirimo intoki, kirimo ibihingwa, kirimo buri kimwe cyose. Bakagiye bakajya mu buzima, bakava mu rupfu, gutega abana urupfu. Mu by'ukuri babyeyi muri mu nkambi Goma, muzigere mwumva ko mutari kusheta abana banyu, kubica emotionally, kubica mu buryo bw'amarangamutima, no kubica mu buryo bw'umubiri. Uyu mwana uri hariya wicwa n'inzara yararyaga, noneho akaba kurya kwe gusaba kubanza kujya gusabiriza ugahabwa, cyangwa ukamara iminsi 5 utarya ukikubita hasi. Mubyeyi ko ubizi neza ko abasigaye aho basigaye hari amahoro, kuki wemera kuba ikarita leta ikina kandi itakugaburira, itaguhemburira abantu, itanakurerera? Upfuye bazajya barebamo usukwasa bakamurya nawe, kuko atabaye abana banyu mukareka. Wenda mwebwe mwahisemo ni amahitamo yanyu. Uru rubyiruko, aba bana, izi nzirakarengane, abari Bunagana baratuje bafite amahoro, abari Kiwanja baratuje bafite amahoro, abari Rucuro bafite amahoro, yemwe n'abari Ruwunda bafite amahoro, abari buri hamwe hose. Rero impamvu badataha njye sinyizi, kuko mu Isake uragendwa, wageze mu Isake wacomoka ukinjira ugasubira Masisi wanyu. Reka wenda kuri iyi ngingo twizere ko baba bakurikiye, nibagira amahirwe bakabona iki kiganiro, nizere ko baza kumva ubutumwa Bosco bahaye, kandi ubutumwa bwiza burimo kubibutsa ko bari kwitera akababaro katari ngombwa. Twakwizera ko wenda ni bagira amahirwe bakumva iki kiganiro, baza kongera gutekereza kabiri. Hanyuma kuri bano ba Rwandofone bari kuribwa se abandi bakicwa, bagiye gufungwa, ariko nyine leta naboze mbona ngo iri gushaka kwigarurira igihano cy'urupfu, bikareka kuba gufungwa burundu. Bobo wababwira iki Bosco kugira ngo tugende tunegereza ku musozo?
niba mwarigeze kubona umukapiteni ni umumajoro w'umunyamurenge wafunzwe amafoto yacicikana agaragara akiri umuntu anagaragara yaramaze kuba like dead body mbese nka secreton sure ntabwo wakwirirwa uvuga ngo bavuze ko igihano cyo gupfa kigaruka kuko ntabwo bagikuyeho iyo ufashwe n'ubundi uba ugeze hagati yo gupfa no kuzuka ugifatwa upfuye udapfuye uba uzutse abo bafashwe nyine n'ubundi nta kindi uretse kujya kwicwa bagiye kwicwa uretse ko urupfu burya hari umuntu nakubwira ngo uriya watwitswe nta rupfu rwiza rubaho urupfu rwose rugukura mu mubiri kandi burya uwibwira ko ari kukwica nabi apfa kukurusha mfite umwarimu wanyigishije mu bintu bya noza bya heresi yari yararwaye indwara bita TB brain injury ni brain injury yari yaragize ikibazo cya brain injury icyo kibazo giterwa no kureba ibintu bikurenza ubushobozi ibyo byo kurambo kureba bikorwa nka biriya bibera uyu muntu bari kwica urubozo bibwira ko bamwisha agapfa wenyine kandi bapfana nawe barabonye ukuntu umusore aza agafata igitsina cy'umuntu akakiruma akakirya undi akimureba terrible very terrible nibyo uyu muntu yapfuye urubozo ariko uwari hariya wese ibaza ubushagarira wumva ubireba kuri kamera wumva urumeza uhita usesa ukumva amagufa aratagaranye wibaze noneho uhagaze hariya we wibwira wasigaye ari muzima so icyo nshatse kuvuga upfuye umwuka ugashira we umwe aba agize amahirwe kurusha uwo bagiye kwica imyaka n'imyaka kuko urebye urupfu uriya mugabo w'umunyamurenge yapfuye nubwo umwuka wenda agivuga aracyashoboye sinzi niba uzi neza ko hari aho ibibazo bikugeza ku buryo no kuzuka bishobora ku buryo nka bariya abantu bicishwa inzara hariya ku buryo ushobora kumuha ibyo kurya agahita yumana nabyo ibyo bibaho cyane byasaba kumuzanzamurisha za serumu buhoro buhoro ibyo kurya bakajya bamushyiriramo buhoro buhoro kugira ngo yongere azuke bivuze ko ariho atariho arimo aririra apfa buri joro arapfa buri yifuza icyajyana ubuzima akakibura mu by'ukuri kutwikwa ni satani ni ibyago icya kabiri kuribwa kuriya ureba ni ibyago kuri yewe n'undya kuko urani nk'uko ushiremo nibyo uramara urani ariko wowe se usigaye nawe aba apfuye abantu bicwa hari umuzarendo bokeje baramurya umuzarendo yafashe ku nawe baramwokeje baramurya bariye mugenzi wabo baramuriye ngo azize none iyo wabuze uwo barya uwabo we ntibamurya ni ukuvuga ngo nakabaye icwende ntabwo koga kizima ni icyo kurya akabaye icwende ni koga burya igikuru wowe ntibitangire ntabwo uzi igihe bizarangirira ibyo byo kuryana upfa kubishyira mu buzima bwawe uyu muzarendo bariye nawe yari yarariye abandi nibyo umuntu wese yaba muzarendo uretse ko we itandukaniro bamuriye bamaze kumwica batamuriye areba ariko nawe yariye abandi barangije nawe baramurya
n'umurya rero uyu munsi nawe azaribwa ejo. Igikuru ni igihe. Sure. Igihe kizajya kigenda gisetinga, gisegeti yasetinze kuryana, ubundi twese turi ku murongo, abari bari ku murongo nk'iminyambi mu kibiriti. Ntawe ubuze umwambi uri bukurikire. Nibyo. Umwambi ubwawo ntiwamenya uri bukurikire. Ariko uwo ukongeje wakongeza indi yose kandi utazi, nta mwambi wari uzi ukurikira. Nawe rero yasetinze abantu kuryana, buri wese azajya ahubukira mu menyo bitewe n'igihe cye kigeze ko aribwa. Wenda ikintu nashimira abo mu bwoko bw'Abatutsi, sindabona nabo barya kandi bazabyirinde ntibikababeho. Bareka barya birire, bajye bakomeza barye, baribwe. Ubwo niba ariyo si bifuje kubyariramo, niba ariyo si bifuje, bazamenya ngo twakoreraga inyungu z'abandi. Gusa ikibazo buri wese abimenya atagifite igaruriro, ari nta mahitamo yandi agifite, akamenya ngo burya narimo ndabyina umuziki watewe n'abandi, utari kujyanwa n'ikirenge cyanjye, atagifite uburyo agaruka ngo byibura ajye mu murongo wo kubana n'abandi, ahubwo nawe agiye. Reka iyi ngingo tuyisoze gutyo rero, hanyuma wenda gato nuko twahise tubyinjiramo, ariko twari twavuze ko uraza kuduha no ku ma update. Watubwiraga ko ari twe tugukanguye, hari izo utaramenya, ariko hari ibyo twakubaza kugira ngo tubishyireho akadomo. Byavugaga ko M23 ngo yaba yari yatangiye kwinjira muri Walikale na Lubero. Ibyo ni yego ni oya? Buriya Pinga ni muri Walikale. Wambutse ikiraro cya Pinga uba winjiye muri Walikale, ariko ntabwo mbihamya neza ko M23 yagezeyo. Ntabwo mbizi, nawe urabizi, ndi umuntu sinamenya byose nk'Imana. Sure. Lubero naho muri Lubero, ugeze Kanyabayonga burya uba winjiye Lubero. Ariko ntekereza ko hashobora kuba muri Kanyabayonga harabayemo kwitambika kwa baba zungu harya ngo ni Monesco, Casque Bleu, bashobora kuba barabitambitse. Babandi bo bari banatangiye kwihungira, bagaruwe nuko babonye abo ngabo baje kubitambikira. babandi ubwo ni FARDC na Wazalendo. Baragaruka bagengayo za mbunda zabo, barongera batangira, kuko za mbunda zarasaga za Mweso niho ubu ziri. Uku kwitambika kwa Casque Bleu kuki kwahagaritse M23? Mu mboni zawe urabona Casque Bleu yakabaye yarahagaritse M23 bijyanye n'uko M23 ubundi yari yaravuze ko nibayitambika nayo izabarasa? M23 sirasa batari kuyirasa, na FARDC yihagarariye ntibayirasa. Ariko nanone buriya nta kuntu abantu bagukora extended imbere ngo ugende ntibari kurasa reka nyene baceho, bivuze ko aha ntihatambuka. Nibyo. Ku bijyanye noneho tugarutse hameze nka Sud Kivu, hari ibyo ni Kabumba ni Micombero, ninde mbonye uri kuvuga ngo hari igisasu cyarashwe ku bwato, ngo kiva muri Bweramana, agace gakontororwa na M23. Kanze mu kurebera uri kubivuga, hanyuma ngo akirasa. Noneho Bweramana se baremeye ko Bweramana yafashwe? Nicyo bivuze, nubwo erega bajya binyuraguramo kenshi. Ni Kabumba wabishyizeho, yavuze ngo bombe tirée à partir de colline de Nduba occupée par les M23 au nord de Bweramana a ciblé un bateau qui quittait Goma pour Minova en navigation sur le lac Kivu au niveau de Buzi, territoire de Kalehe aussi de Kivu.
indiquer les sources de la société civile locale. Selon ces sources, ces bateaux de la compagnie Baraka avaient en son bord des passagers ainsi que des médicaments. Ngo yari ifite abagenzi n'imiti. Guverinoma ya Kongo yari yoherereje abantu b'i Minova kuri zone sante ya Minova, ngo ariko ngo nta muntu n'umwe wagizemo ikibazo na kimwe, ariko ngo ubwato bwo bwangiritse, ngo niko izo source zavuze. Ni ukuvuga ngo nyine ngo ni igisasu cyatewe giturutse ku musozi wa Nduba uri mu maboko ya M23 mu majyaruguru ya Bweramana, ngo gikomeretsa buriya bwato bwari buvuye i Goma bujya Minova, bukaba bwari bugeze ahitwa Buzi muri teritwari ya Karehe muri Sud Kivu. Ngo byatangajwe na société civile locale. Ikindi yavuze nuko ngo ari ubwa kampanyi ya Baraka. Nashakaga nyine kugira ngo umbwire aha muri Sud Kivu wari ufite amakuru se ko hari akantu kahabereye cyangwa arashaka gutwika? Iyo gutwika arabizi. Ntabimenye. None se ubundi bo bumva M23 ishinzwe umutekano wa leta? Hasi umugani. Ubwo yari kubivuga mba numva ari nko kwimenera amabanga ati badukoshoye. Ako si umugani. Kuko M23 ntabwo ishinzwe umutekano wa leta na ntuza zayo. N'abantu bo bazajya baza baje kuyineka, kuyikuramo amakuru, kuyirasa. Hanyuma bacungira umutekano uti muneke neza mumenye aho turi muze muturase. Sibyo byahura. Ubwo se bwo yabishinzwe iki? Nayo ntacyo yabikora. Ubwo bagize neza kuyitangariza ko yabahamije. Nicyo bicecekera bagaterura ubushingwe bwabo. Nkuko na za drone babigenje bakicecekera bakagenda. Bo baje kuneka. Ngo barimo ngo baratwara ngo Minova. Ngo yari imiti bajyanye. Iyo bareba safe corridor bacishamo ntibacishe mu maso y'umwanzi wabo, keretse niba barabaye abakunzi ba M23. Bayisanga M23 n'abarundi. Ubwo se byahura. None se M23 urumva arimo arayishinja se kurasa ubwo bwato bwabo. Nese ubwo arimo remfominga tu, arimo kwemfominga ahubwo umugani. No kuregana cyangwa ahubwo umugani cyakoze neza rero ntago bisaba umuvugizi wa M23 kuza kubivuga. Abisobanuye neza. Ahubwo umugani atumye M23 imenya ko yahamije. Yakubise bugiye. Niba hari kure itari yabonyereza iritabitanze ubwo arazivuze, ukabumva yazimenya arazivuze. Société civile ubwo yatumye zo rezilita zimenyekana. Ahubwo wasanga ni n'umwana mwiza rwose Kabumba. None se yibagiwe ko ari amakuru adatangazwa mu ntambara, amakuru yo ku ruhande rw'umuhanga. Urumva wahamagara Wiringo mukamubaza uti ko yumvishe ko hari ubwato, ko hari ibihuha biri kuvuga ko hari ubwato mwarashe bwa leta. Ntabwo nakwirirwa muhamagara. Société Baraka. Ntabwo nakwirirwa muhamagara Kabumba yabinkomfamingiye. Ubwo nanjye mbibwiye abakunzi ba Bwiza TV ko M23 yarashe ubwato. Kandi birazwi ko Kabumba ari mu kwaha kwa leta. Na société civile nayikurimo. Ariyo source ya Kabumba. Gusa hari ikindi mugari nkeneye amakuru yatanzwe yamenyekanye. None se ahubwo arakoze kubitumenyesha. Ubwato bari babukodeshe kuri société bita Baraka bujyana ibintu Minova. Ubwo wasanga ibintu bwari bujyanye by'abasirikari harimo n'imiti. Of course Minova hari amakajurite menshi. Ariko bwari buriho burakorana surveillance, bwarananekaga. Reconnaissance. Bakoraga na reconnaissance. Rero babucisha mu maso ya M23 ngo bubarindire bujye gukora reconnaissance, bujyane n'imiti mu makajurite agaruke kuyirasa. Ariko batekereza hafi.
abana beza rwose bavugaga bati M23 se ko nayo yigize abapadiri iratureka, babonaga iri bubihorere, ahubwo umuntu mu mugani wayihamije kuba nta na dega yateje ku baturage bari bayirimo bose, akaba yabujije gusa ubwato gukomeza iyo nzira, ni umuhanga. Iyo wenda haza kuba hari abantu bagiriyemo ikibazo, ubwo Kabumba yari kubavuga ati batangiye kurasa ku basivile, bisha abasivile aba n'aba, ariko noneho ubwo nta niyo baburoha. Igikuru ni uko igihe cyose uri reka nkubwire Shadrake, mu gihe cy'intambara nubona imodoka ya gisirikare ukagenda ukayipambarikaho uri umusivili, uzamenye ko usinyiye kwicwa. icyo bivuze kuko iyo modoka iba iri kuri tageti, kandi ntabwo ibizi neza ikikugenza, kandi ntabwo ikiri buyitwike cyangwa ikiri buyirase, kiraza ngo kikwegezeyo, ntabwo bishoboka, kirakujyanana nayo. Rero niyo baburoha, kuko uwari wabukodesheje waraganywe ibyo yatwaragamo. Ntabwo umusirikare agirwa umusirikare na uniform, agirwa umusirikare n'imyitozo yakoze. Mu yandi magambo, ubu uriho urabwira n'aba basivile bajya mu mato nk'aya ngaya ko bakwiye gupiyaringa attention, kuko agomba kurya bari mu gihe cyo babona ubwato buri gukoreshwa mu bikorwa bya gisirikare, ukabujyamo, menya neza ko wabaye umusirikare. Burya ntabwo nasaba lift mbese abasirikare, niko urambwe ngo sinzasabe lift abasirikare. none se ubundi bwo aho iwanyu biremewe wajya mu modoka ya gisirikare utari umusirikare? Kubera biriya bintu bibaho cyangwa umusirikare wambaye sivile ntiyemerewe kuyijyamo. ya gipolisi se buriya oya, umusirikare wambaye sivile we njya mbabonamo muri Costa ngira ngo. oya, no ku muntu uza no kuri bayita gute harya Pandagare, ya yindi nyine bifite imyanya inyuma, hari ujya kubona yicaye haragiye, ariko buriya wabona batanga lift. Ibyo bintu reka tuzabikurikirane tubimenye neza, twe gutanga amakuru tutazi. Nese baguhaye lift mu gihe igihugu kirimo amahoro, ngo nuko imodoka ari madodo hari ribi ntiwagera iyo ugiye. nze ko tayijyamo imodoka ya gisirikare n'iya gisirikare itwara umusirikare wambaye uniform. Ibi bintu ngiye kuvuga ko ibintu mbwiye ntabyemeye, abantu baze kudukiza. Ubu koko ntago abasirikare bampari, ubu bansanze muri Nyungwe bacaho bakagenda. aya nese ntekereza ubwo byari uburyo bw'ubutabazi. Aho bibaye emergency muri Nyungwe, ariko wumve ngo nyine aho bagusanze bibaye emergency, hariho kuvuga ngo probability twamugeza iyo ajya, kuko nyine urumva, ariko no kuba twamusigaha nanone ni bibi kuruta kumujyana. Nibyo, ariko imodoka ya gisirikare ntabwo itwara abasivile, keretse nyine mu gihe kiri ngombwa, ariyo show ihari yonyine. Ariko ntabwo babanza kubisaba ibukuru, ahita nyine akadiriye. Mbese ni nko kubona imodoka ya gisirikare mu ntambara ifata umusivili ikamutwara. Ni nk'uko ushobora kumva ngo umugore yonkeje umugabo we, umugabo inzara yari imwishe. ufite ingero zifatika. yari agiye gupfa baramwuka, ariko se umugabo ntiyonka. ariko kubera ibyo gihe nyine iyo yabayeho, basanga kugira ngo abashe kubaho ari uko ako kari bukorwe gutyo. Rero abasivile nabo bigoma bagenda bakifata, ubwato bugiye muri reconnaissance, bati tujyane. Mujyana ukibwinjira ubaye umwe mu bagiye kuneka. Baburoha nawe urohamana nabwo, kandi nta musivili uzaba yapfiriye maze abapfire mu maneko niba mwari 10 n'imaneko 10, kuko n'ubundi umwari gusigara yari gutwara bwari bwabazanye bose. Icyo bisobanuye umugani. Bosco, reka nkushimire nanakurekure kugira ngo
ubashe kwitegura utangire umunsi kuko nagukanguye ariko anadushakire n'andi makuru nayo wa mugani yimbitse. Ariko mbere y'uko ugenda rwose watubwira noneho ubu urabona ku bijyanye n'urugamba cyangwa ahazaza ha M23 urahabona ute? Eske imirwano isa nkaho itari kwiruka cyane, isa nk'iyahagaze? Wowe noneho ubu waduha nk'ihe shusho? Jewe ndabona AFC kuko nyine niyo umbrella irimo iyindi mitwe yose irimo na M23. Ndabona imirwano yabo ari imirwano iri kugenda igira succeedinga, igira ibyigeraho bikomeye cyane. Harimo nyine nawe nk'ibyo ubona like kuba bagaininga uduce twinshi, bagaininga ntabwo mbyita uduce ahubwo mbyita buffer zone. Bagaininga buffer zone, aho bagaininze akaba ariho narangiraga aba bantu bari gupfira mu buhungiro kuba bava mu buhungiro bakajya kujoininga. Niba mwarigeze mwumva umugabo bitaga ni Pilipili mu gihe cyo M23 yari igitangira intambara, uwo mugabo naramwumvaga, yarabicaga bigacika. Tuzabahiga turagira dute? Muze kumva iki Swahili noneho ari kuvuga uyu munsi. Aho ari ngira ngo intare za Sarambwe zarahabohoje, yasogongiye ku mutekano, ubundi uri kuwamamaza. Rero kugaininga on the battlefront no ikindi kugaininga kandi in protocol no mu mibanire n'abaturage. AFC iri kubigeraho, uretse ako gakundi gatoya kayobejwe n'abo bicanyi bakakajyana Goma, aho abantu baryaga ibirayi basigaye barya abantu. Aho abantu umuntu yahaga icyubahiro n'inka akabana nayo azi ko ari inka yo kumuha amata, none ari kurya aririrwa higa umwana wa mugenzi we ngo amurye. Uwo muvumo wonyine, ibyo bintu byigeze kubaho mu Bayisiraheli bari baragotewe ahantu. Ariko ntekereza ko iyo ibyo bintu birangiye, bavandimwe mutazi ikijya mbere, niyo byarangira uyu munsi leta ariyo ibafite mu maboko, yizahiga ba bantu bariye abandi kugira ngo ikize sosiyete ikurikira, next generation. Wowe uri kurya abantu umenye neza kuri kwiyica utabizi, ntabwo uzemererwa kuba muri sosiyete y'abantu warariye umuntu, kuko waka-affectinga next generation. Njyewe nabasaba guhagarika ibyo bintu murimo kubwo kubakunda. Ndabibabwira kubwo kubakunda, ntaho mwenda kunkura ngo mundye kuko murimo muraryana ubwanyu. Ariko kugira ngo wowe ku giti cyawe, wowe utararya ku muntu, abariye barariye, ikibategereje nuko niyo yajya Kinshasa batakemera kubana nawe, atari ukubera ko batayigeze bamukunda kuko ibyo yakoze yabibakoreye, ariko ari ukubera ko bakeneye ko hagomba kubona next generation itarya abantu, kandi nk'iyabana nayo we arya abantu. Ubwo murumva ikimutegereje. Isanduka irabitse, niko byumvikana. Isanduka irabitse kandi ntabwo azarindira kwisazira, bazamufasha kuyijyamo. Hanyuma warukomoje kuri izi mpunzi mbere yuko tukurekura, kuri izi mpunzi ziri hirya no hino zigomba kuza muri ibi bice M23 irimo, ariko hari n'abandi bafite amaboko bakiri abajene bashobora kwiyunga kuri M23 cyangwa se bashobora kuza bakajoininga M23 kugira ngo barusheho gusekiriza cyangwa se kurinda umutekano w'abandi muri rusange. Bo urababwira iki Bwana Bosco?
nababwira ngo abo ngabo nabo rwose bifuza ko barengera igihugu cyabo aho bari aho bari bashatse kuri B&M News basangaho amakuru yabafasha kubona uburyo bagerayo. Akamenyetso ko guteranya 33 75 36 16 73. Iyo nimero uba utanga ntabwo izatuma aba bantu bavuga bati uyu muntu mumukurikirane nabo bakatanyama siko haryo ujya ubita bakazabiheraho bavuga bati uyu muntu wakoraga recruitment na lobbying za M23 bose ko bakoreza kurya abantu. abase wa mugana ari guhamagarira abantu kurinda abandi n'abahamagarira abandi kurya abandi biratandukanye. Buri wese nyine agomba gukora icyo abona kizana amahoro, icyo kizima. Yitangire nimero rero, yitange noneho ndakwemereye. N'ubundi ni kimwe ni akamenyetso ko guteranya 33 75 36 16 73 kane. Naho nzi neza ko bo baririrwa babwiriza abantu kurya abantu. Perezida arahaguruka akajya gushakisha abantu bo kugira ngo baze kwica abantu. Abo bantu bicwa, abo bantu botswa bene wacu. Gitinde wo kubirebera nceceka, gitinde wo kubera sivuga ntiyagira ubatabara. None mbwire Gisekedi ngo batabara ariwe wazanye ababica. Ntago se wabikoze. Iyo wasanga barigoma bakubwira ati ubutabazi bwacu ntitubwiringiye kuri Gisekedi, tubwiringiye muri M23. Rero mitambwira abantu watabara kandi nta nubwo mvuga ngo ni joining igisirikare, ubwo ndavuga ngo baze ba joining ibikorwa biteza imbere igihugu, ibikorwa by'ubutabazi, batabara. Uri umusore washobora guterura abana, washobora gukora umuhanda rega n'imodoka ikabona aho ibacisha yiruka ijya kubageza kwa muganga, washobora gukora ku muganga, washobora kubaka. Buri wese icyo yakora gusa no kurwana nabyo ndabikangurira rwose, bagende barwanira igihugu cyabo. Nese ninde uzabarwanirira? Nese ko leta aribyo yahisemo nibabikore kandi babifatanyemo mugani. Leta niyumva urugamba bakwiye kurekera kurwana, kuko iyo kwica bacira komeje. Niyo bakwiye kurekera kurwana, izavuga iti twicare tugana uburyo twahagarika ibi bintu. Bosco reka tugushimire noneho. Murakoze cyane Shadrack. Yego, asante. Ubwo nukomeza ugashaka n'andi makuru yandi. Urabizi ko umusanzu wawe akenshi rwose uba ukenewe cyane. Ndabashakira rwose kandi narasengera Kongo kugira ngo ikire, sengera AFC kugira ngo iyo imbaga itabare benshi, itabare bose. Yego. Bosco arakoze kabisa. Amakuru tumukuyemo n'impanuro atanze. Ibyo bintu bitatu turabyumvishe. Impanuro, gusesengura, amakuru. Impanuro ni ingenzi cyane kuko nashakaga nanjye koza kuko muza cyane ku mpanuro, kuko uburyo ibintu byifashe hariya hakurya urabona ko ari ibintu bigaragara ko abantu batangiye kwidisitengura aha cyangwa uraha. Ubwo rero abantu bakiri hagati na hagati ntago bafite aho, ntago bemewe. Niba bari kubarya, niba bari kubafunga, iri tangazo navugaga wenda tunarigarutseho kuko ntitwaritinzeho. Ni itangazo rya Minisiteri y'Ubutabera yandikiye abarimo perezida w'urukiko rw'ikirenga, akandikira abarimo perezida w'urukiko rusesa imanza, perezida umushinjacyaha wo kuri urwo rukiko rusesa imanza, ndetse na perezida w'urukiko rukuru rwa gisirikare n'umushinjacyaha
oya n'umugenzuzi wa FARDC bose akaba ari kubandikira iyi minisiteri, wumva minisiteri means government. Leta iri kubasaba kuba habaho gukangura igihano cy'urupfu, kubera yuko babivuga ubundi wenda babivuga mu mpapuro ariko ntabwo bajya babikora mu buryo buri niko byari bimeze. So ni ukuvuga ngo icyo bashaka ni ukongera kurasa cyangwa gukoresha ubundi buryo bwo kwica, bakamushyiramo nyine isasu. Turiho urukiko rwemeje ko ari uwo kwicwa bakamwica, kuko hano bagiye bibutsa ibyaha biganisha ku kwicwa, harimo ubugambanyi bwa gisirikare, ubumaneko. Urumva ni ibyaha bindi bari gushinja bariya barwandofone bafashwe. Buriya igihano cy'urupfu nicyo gihano buriya gishobora gukumira ibyaha mu rwego ruri hejuru kuruta uko watanga ibindi bihano. Iki kintu ndimo ndakibaza, ariko burya umugani ingingo uvuze ariko niyo, kuko niba ari ibyaha, hari ibyaha nyine bitababarirwa nk'umuntu wishe undi wagambaniye ubundi nawe. Ngiye hari igihe njya mvuga ariko nuko hazaho ibintu by'uburenganzira bwa muntu n'iki, no kuvuga ko nyine ubutabera hari ukuntu isi yabudusetingiye, ariko tugiye nko muri Bibiliya ijisho ryahorerwaga irindi mu isezerano rya kera. Gusa wenda ikibabaje kuri Kongo nuko aba bantu akenshi baba barenganye, bagambaniwe, ahubwo bikarangira bamwishe. Kandi urumva aho isi ihera ivuga ngo igihano cy'urupfu kiveho, nuko nk'ubwo bakimaze kukigukatira bakagishyira mu bikorwa, nyuma hakazagaragara buryo ki wari umwere, ntabwo wakongera kuba muzima. Ikindi ushobora gukatirwa, wenda tuvuge wakoze n'icyo cyaha, n'urugero igera ku mikoro wagihamijwe, sibyo? Ariko ejo ukaba undi wundi, ukanahindura n'isi, cyangwa se ukanagera n'ibindi bintu uhindura. Byose birashoboka. Kibaye kiri mu itegeko ryabo, baraze kugikuraho, kugishyira mu bikorwa, ni ugushyira mu bikorwa biteganywa n'itegeko. It's okay, but are you sure ko umuntu mugishyizeho koko yari merit? Aho niho hari ikibazo. Kurishyiraho ni kimwe no kuryanariza, nyine kuryanariza ukareba uwo ari we n'ikindi, kuko urabona nk'iri tangazo ry'ino minisiteri nabonye ngo riri kwita cyane ku buryo ngo intambara imeze mu burasirazuba. Ese nyine urirebye urabona ko targeted people ni babandi bagenda boherezwayo, baba depite, baba mahoro, bariya nibo bari targeted. Harimo n'abandi ba Mwangacucu. Arya Mwangacucu naje kubona ngo yarapfuye. Oya, ubuzima bwe buri mu kaga. Buri mu kaga, ararwaye. Arwariye muri gereza ejo nabonye mbona umunyamategeko we avuga yuko yangiwe no kujya kwivuza, akaba asaba nyine yuko ubwo barashaka kuhita bamurangiza. Buriya nibyo, kuko mbaza si ikintu mu bintu yazize ngo harimo kuba bamubonanye n'igiceri cy'ijana cy'amafaranga y'u Rwanda. So tugiye kuva muri Kongo, ariko reka tuveyo tumanje no kubabwira yuko ibibazo burya ngo biri kuza byiyongera ku bindi, harya ngo ni nk'ibya nyina wa Bizuru. Nyuma yuko imirwano imeze nabi muri East, n'ikirunga nacyo kigiye kubataho umuriro. Ahubwo se ni na kimwe na bibiri, ahubwo ni kiriya cya Nyiragongo na Nyamuragira, ariko zirimo biragaragaza ibimenyetso byo hari umuntu wanditse abaza ati ariko ubu ntikaba ari akantu k'agateko ko kugira ngo abari mu mirwano bayireke. Ariko ubundi ibyo ni wowe ejo niho woza ubibaza ni wowe wabibajije ninde? Ngira ngo ushobora kuba wabibonye aho nabishyize. Ariko umuntu ari kubaza icyo kibazo abaza ati, ariko hari n'ahandi nabisomye, abaza ati harya ubwo imirwano nk'ubu ije mu kirunga, harimo amabezi ya gisirikare yari mu mirwano, none se agatego uvuga nuko ikirunga baba bakirukishije? Ntabwo cyari cyaruka, ariko baravuga ngo kirenda kuruka, ngo gishobora kuruka vuba ahangaha. Urumva rero byatangajwe na ya sosiyete nyine iri ishinzwe ibirunga, ubushakashatsi ku birunga. None se nabyo byashoboka ntawamenya, ariko nanone abo babwira ubwo se ubwo ntihari ibindi bimenyetso bishobora kuba bishobora kugaragara bidasabwe yuko haba hari inzobere, hari ibishobora kugaragara inyuma. Ibyo rero byagaragaye, ntekereza yuko na ba nyir'ubwite byagaragaye. Se warebye mu bipimo ntabwo bigaragara inyuma, kundi ni ibipimo. Ariko buriya ntabwo gihita kiza ngo kiruke ngo ako kanya ngo gihite hari ibindi biri fiziko bishobora kugaragara. Bishobora nko kubanza, ibyo se kubanza hari biza cyageze hasi iyo kiba gisigaje igihe gitoya, ku buryo impamvu babitangaza bakirira mu bipimo baba bagira ngo abantu biyambarambaranya bahunga babe bacaho babe bagenda kabisa, kuko
ishyamba atari ryeru. Ubwo rero utegereje ibyo bimenyetso bindi bya nyuma na nyuma wabona cyagusanga nzira. gusa ikindi ni uko batagaragaza wenda ngo ubundi niba ari abashakashatsi b'ukuri cyangwa barenze bakavuga bati turimo turabona Kizaruka hagati igihe iki iki n'iki gishobora kuba cyamaze gushyira hanze iby'ibanze. Ariko byose birashoboka, agatego karashoboka, icyo kimwe n'uko byabaye no kuburira abaturage kugira ngo batazatungurwa kwa. Sure. Ubwo tuvuye muri DRC rero hari amakuru menshi twe twababwiye tuza kubabwiraho, ariko bijyanye n'uko igihe cyagiye, murabizi ko iyo duhuye na Bosco nyine rubura Abafite gica. amakuru menshi, ubusesenguzi bwinshi Sure. kandi bw'ingenzi bukenewe. Aya yandi tugiye kuyacamo Fred, nawe ubwo ngubwo ndaza kugusaba kutabyinjiramo cyane, turi nko gutanga ama announcement wenda Ariko mbere ikiganiro twakibikiye uruvugiro buriya Denis akaza kugiteramo metero uravuga iki cya perezida na byaba byiza, ariko mbere ahubwo yuko tuva muri Kongo wenda niba ari nako twanasorezaho, sinzi niba hari ahantu wabonye, ndumva ari nawe wanayinyoherereje iyo nkuru y'umu FDLR wari wikumburiye umugore w'akaza akaza kumureba, hanyuma tayari noneho niwe ukuntu raporo ivuga za raporo za sa ariko nta yanditseho, ariko handitse ngo mu rukerera rwo kuri uyu wa kane tariki ya 11 se nibyo 11 se umuntu ntiyanditse yibeshyera yanditse ibintu bitari byo ngo zo kwa kane n'umuyobozi se ni mudugudu, akaba mudugudu nabo baba bakabije, amatariki wanditse ntabwo ariyo, ariko yanditse ati ku ya kane tariki ya 14. Ubwo ndi kubisoma uko yabyanditse, message mfite ngiyi, unfortunately ntawe mfite kunyegeza hariya, ariko ndayifite. Ubuyobozi ku bufatanye n'abaturage bafashe uwitwa Niyitegeka Evariste, gusa no yanditse ntabwo mufite nawe, reka byongereho. Yego. Gusa ngewe Niyitegeka Evariste ngo yari amaze iminsi yaragiye kuba umurwanyi w'umutwe wa FDLR, akaba yari amaze igihe gito arangije imyitozo ya gisirikare nk'uko byatangajwe n'abaturage. Yafashwe aje kureba umugore n'abana mu murenge wa Busasamana, akagari ka Gacurabwenge, umudugudu wa Bukumu ho mu karere ka Rubavu, mu mirenge hana imbibi na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ariyo Rubavu, Cyanzarwe na Busasamana. Hamaze iminsi havugwa urubyiruko rurimo gushukwa rukajya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kurwana muri Wazalendo, bijejwe amafaranga, bagerayo bakayabura. hasi ngo bagerayo bagajya kwiba inkoko n'utundi tuntu tw'abaturage, kandi ngo buriyo barimo kubashuka nyine ngo bajyeyo, ngo bababwira yuko ngo buri wese azatahukana umufuka w'intuza wiki umufuka yo ubu se uwe mugabo twamuvuyeho, gusa wenda icyo twasiga tuvuzeho nyine izi nzego bireba tuzongere zibajyemo, zibateremo itoroshi, zikore ubukangurambaga buhagije, urubyiruko ruganirizwe, barebe barabura iki, kuki bakumva ubundi ubwo ni umwanzi. Kumva FDLR se si ukumva umwanzi w'u Rwanda, uhita wumva umwicaye cyane, ese nkubeshye. Ariko hari abantu bajya bavuga ngo it is logical by the way, abantu bari muri FDLR bamwe n'ingaruzwa muheto, kuko ubu harimo abana bavukiye muri ariya mashyamba. Abo rero bakabaye bataha wataso byoroshye. None se ko uyu nguyu yatanzwe na se, niba nibuka neza, cyangwa niba ari se, niba umuntu wamutanze ari mu masano, niwe bafitanye isano, ariko yavuze ati reka ntago nareberera ubuhungabanya umutekano. Umugani ni question yo kubitekerezaho, bashaka bataha rwose, ukamukata yarazi ko wagiye ugiye kurwana muri Wazalendo. Ushobora kumubwira ko ugiye kwiba inkoko, sibyo? Yo ribuze ukamubagira tayari ukagenda ugiye. Ibyo biroroshye, akabona imbundu yiripotinze kuri Grande Barriere. Aya Monisco nayo ngo ntago ikizewe, ninde hoza bimbwirana ni Bosco ni Rabin, umwe muri abo, nayo ntikizewe, cyo guhita imusubiza ikanahamagara FDLR ati cyari amugambanye turamufashe. Ariko waza ukayiripotinga Grande Barriere ukavuga uti nge simbabeshye, burya navugiyemo hari, ariko nitandukanyije nabo, ntabwo kigikira ibintu ba papa batujyanamo. Rero kubera ko ikiganiro cyatinze, reka dusoze duca fure, reka dusoze dushimira abantu twakibanyemo, muratwihanganira. Amakuru menshi twabwiye tuza kubagezaho ntago yose tuyakomojeho kubera izo mpamvu tubabwiye ko
biba bigomba no kubageraho on time. Gusa turabibutsa ko bagomba kumenyera ko kuri titre cyangwa se iki kiganiro cyitwa Isanzure batazajya bategereza wenda mu minsi ubwo simvuga wenda uyu munsi cyangwa ejo, ariko bagomba kwishyiramo ko turi kugenda tubamenyereza n'uyu munsi. Murabona ko titre ntabwo dushaka titre ngo kibe ari ikiganiro gishingiye ku byari biri kuvugwamo, kubera ko haba harimo amakuru menshi, kandi twe basanzwe bamenyere ko tutanatwika burya kenshi amatitre menshi. Bosco burya yanyohereje amafoto ya ba bantu intuza yagwiriye iki inkambi. Okay. Babandi baguye mu nkambi, ariko unfortunately ko turi gusoza ntabwo urabona uko mbibereka, ariko byabaye ndabibonye. Okay. Regardez comment les tentes, les hippies ont été démolis par la pluie. Reka turi kubitindaho. Byabaye nyine Bosco yabinyoherereje, which means ko ibyo yatubwiye nyine yongeye kubiha credibility. Ubwo rero abo twabanye muri iki kiganiro, reka tubashimire, tubararikiye gukomeza gukurikira ibiganiro bya Bwiza TV, amakuru ya Bwiza TV nakagaruka. Bakore subscribe, bakore share, batange comments ndetse na like. Ikindi kandi batera inkunga Bwiza TV birumvikana. Nyuma mumenyere gahunda nyine yuko iki kiganiro cyitwa Isanzure, tarikizi nizi ukaza turabizi n'amakuru menshi ntago twabasha. Ko Bwiza ibifite abakunzi banywanye nayo baza bakavuga bati twebwe ntago tujye kureba titre. Umuntu bita Michel amamagara New York, nawe tumusuze tumubwiye tuti Bwiza TV turakukunda cyane natwe. Niba Michel umeze gute? Michel ibihe byiza, ukomeze kumva umeze neza. Uburundi yambwiye akantu k'ingenzi cyane, ati burya mu gihe tuba turi kuvuga ku gihugu cy'u Burundi byaba byiza tutavuze ngo abarundi, tukavuga guverinoma y'u Burundi, kuko hari abarundi batabyemeranyaho n'iriya guverinoma. Nibyo cyangwa se tukavuga ubundi akenshi Uburundi egare CNDD-FDD. Usibye ko harimo ngira ngo turabihuza, ariko ntago bihuye kame. Murumva hari n'abaseneri, hari n'abandi bantu batabyumva babona atari byo. Katuye tuvuga ntago iyo tuvuga batwihanganira ibyo rwose, niba hari aho tutavuga tuvuga abarundi, ariko ukuri nuko natwe tuba tuzi ko byakozwe n'ubutegetsi, ntago tuba tubishyize ku baturage mwese. Ni guverinoma, ni CNDD-FDD, ni imbonerakure n'abandi. Hariho rwose abaziranenge batavuga bati ntago twakwijandika muri ino mikorere. Yes, turabashimiye rero, mugire umunsi mwiza kandi Imana ibarinde. Muhaye muronke, bye, ciao ciao.